ikaze kuri uyu muyoboro jidesi uburyohe bw'imyandiko aho mugezaho uyu munsi noneho insigamugani igira iti bateye Rwaserera. Mu gihe akenshi munabyumva bava ngo kana karimo gutera Rwaserera. Uyu mugani bawuca iyo babonye abantu basahinda bateye imvururu nibo bavuga ngo bateye Rwaserera. Wakomotse kuri Rwaserera w'Irusororo mu Rukaryi ahahoze ari Kigali ngari ahagana mu mwaka w'1700. Ubwo hari ku ngoma ya Cyilima Rujugira maze hatera akanda k'inzara kayogoza ubwana cyangwa n'Urukaryi n'Ubuganza, abantu bo muri utwo turere bicwa n'inzara karahava. Mu Rukaryi Rusororo hagatura umugabo witwa Rwaserera, akaba umukungu ukomeye cyane afite amasaka yuzuye ibigega. Abantu bo muri utwo turere bakajya bamucaho inshuro ndetse n'abafite ibimasa n'amasuka akabahahira. Inzara igumya guca ibintu muri utwo turere. Bukeye umugabo wari utuye Ubuganza bwa Kiramuruzi witwa Rubanguka rwa Mpama arikora ajya gukeza Rwaserera. Ageze iwe ati nje kugukeza ngunsindire iki cyago cy'inzara. Rwaserera aramwemerera aramuhaka amushyira mu bahinzi be. Bukeye Rwaserera ajya kureba uko abahinzi be bahinga. Agezeyo asanga Rubanguka yihagarariye. Amubonye aramutonganya aramutuka cyane ati dore ngo inyana y'imbwa y'umuganza w'umudeshyi ngo irandiheshereza abahinzi, kabone iwanyu mwararimbuwe n'inzara n'ubwo bunebwe bwanyu. Rubanguka abyumvise ararakara, isuka ayijugunya hasi, aragenda n'inshuro yaciye arayita ataha iwabo. Agezeyo abitekerereza abaturanyi be, ababwira ko Rwaserera ari umugome wasagutswe n'umurengwe bikabije. Amaze kugenda Rwaserera biramubabaza ati nta wundi muganza nzongera guhingisha cyangwa ngo muhahire. Kuva ubwo uje guhakwa kwa Rwaserera akabanza kumubaza aho aturuka, yamubwira ko aturuka i Buganza akamwirukana. Abanyabuganza babura aho bahahira. Haciye iminsi Rubanguka abagisha inama yo gutera Rwaserera ngo bamunyage ubwo bukungu akangisha. Baranga bati ntabwo twakwiteza umuntu ejo bitazatugwa nabi mu batware cyangwa ibwami. Abandi barembejwe n'inzara baremera bati tuzamutera ahubwo bazatwice aho kwicwa n'inzara. Nuko ngo bugorobe baboneza iy'Urusororo ijoro ryose, umuseke wa mbere utambitse bavuza induru ndende bati umwami yatanze Rwaserera. Rubanda bakangukira hejuru, abanyenzara bose babyumvise batanguranwa kwa Rwaserera, mbese igihugu cyose kirashika n'isahinda gitera Rwaserera. Baramusakiza basahura ibyo yari afite byose. Urugo baruha inkongi, ahari we haratikira hazize uwo mucanshuro Rubanguka rwa Mpama. Kuva ubwo rero babona abantu benshi bari ku musozi basahinda bakavuga ngo bateye Rwaserera. Ubwo baba babagereranya n'abateye Rwaserera w'Irusororo azize agasuzuguro n'umurengwe. Ngayo nguko umurengwe burya wica nk'inzara. Bari ku muyoboro jidesi uburyohe bw'imyandiko. Nimukore subscribe, like, share na comment bigere kuri benshi biyumvire imvano yo gutera Rwaserera aho yaturutse. Naho butaha.